abantu barimo bafite amashyara ati nta muhanda wa gari ya moshi tuguha yego kandi u Rwanda ruvuga twebwe turi dukeneye kugera ku nyanja dukeneye kugera ku nyanja amafaranga yarabonetse abandi bakaburoka bavuga ko iyo miryango simari icyurwa urebye ibihugu dufite bibiri nibyo byakagombye kuduhereza access ku nyanja kuko Kinshasa ntibyashoboka kuko iri kure cyane ariko ukabona ibyo bihugu ukabona ari byo bihugu biblock kandi byose byakunguka ariko atu Rwanda nirwunguka tuzarukizwa n'iki turimo kwirukanka none tuyigejeje ku nyanja twarukizwa n'iki nawe nyumvira iyo myumvire ubu ngubu ruri gukira utaragera ku nyanja ahubwo nge mbona rimwe u Rwanda tuzarubona muri Afrique de l'Ouest muri CEDEAO de signer un accord cadre de Doha. tumaze gusinya cadre ya amasezerano ya Doha le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles qui englobent les causes profondes des conflits. Et icyiza bavuga muri iyi cadre nuko mu by'ukuri ingingo ziri mu 8 bavuze zigize ibibazo zivumbura ibibazo mu muzi ngo zirareba ntabwo zivuga ngo gusa ngo tugiye kugira amasezerano yo guca hejuru ahubwo bashaka kugira ngo bakemure ikibazo mu mizi ku buryo kitazongera kugaruka tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Turabaramutsa nshuti za Bwiza TV na bwiza.com aho mudukurikira muri hose. Tuje muri studio yacu tuje mu kiganiro update aho tuje kugira ngo tubanyuriremo ingingo z'ingenzi ziri kugenda zivugwa mu makuru y'isi aya karere aya Afrika muri rusange. Aho turahera mu Burundi. Mu Burundi tugenda tuzunguruka tugaruke. Mu Burundi President Evariste Ndayishimiye arateganya kuba President wa Union Africaine umwaka utaha. Turareba aba Burundi babyishimiraho gute akarere kamwitegaho iki. Turajya muri Congo Kinshasa naho aho Felix Antoine Tshisekedi yatoranyijwe kuyobora inama y'ibihugu by'ibiyaga bigari. Conférence internationale des pays de Grand Lac. Yego. Turareba kandi amasezerano hagati ya Doha yahashyizwe mu mukono ejo n'amasezerano y'ibanze n'amasezerano ni feuille de route n'amasezerano avuga ku ngingo zizafatwaho imyanzuro. Ngira ngo nibyo hari ikindi twakongera soburiye ibyo ngibyo nibyo bya mbere. Weekend ni sawa se? Weekend ni sawa, yageze neza. N'inshuti zacu zose aho ziri ngira ngo zagize weekend nziza. Ababa bagize ibyago barihangana cyane cyane. Hari umugabo w'inshuti yanjye yitwa Kwasa, twita Kwasa.
yitwa Emmanuel Sibomana yapfushije mushiki we. Paul urumva nawe turamuha Paul ko twese rupfu turabakandi. Yego dusuhuza inshuti zacu rero za Bwiza TV na bwiza.com zihora zikurikirana ibikorwaho. Tunabashimira ko babaye benshi mu gukora subscribe. Baribuka ko muri iki gihe tukiri muri fete yo kuba twarageze ku 200. Ariko tubikaba atari objectif. Turasaba ko wenda Bwiza yakomeza ikaba muri babandi bafite subscribe zirenze 300 gutyo. Yego. I Burundi rero. I Burundi ndayishimiye arateganya kuba president wa Union Africaine. Yego, asimbuye Lorenzo wa Angola. Twibaza president wa Union Africaine ufunga imipaka. Ubwo iyo Union Africaine muri ubundi mu byukuri president wa Union Africaine mu byukuri abashinzwe iki? Ashinzwe iki? Yego. Ko tubona His Excellence Paul Kagame igeze kuba president wa Union Africaine, ariko byibuze we ari amareforme yakoze kandi twabonye ashyira amareforme na nyuma yuko avuyeho baravuga ati uzabikomeze. Ahubwo abantu baravuga bati kuki atabikomeze. Yego. Ubwo rero tukibaza ndayishimiye ufunga umupaka kandi akaba agiye kuyobora mu muryango wunze ubumwe bwa Afurika. Umuryango ubundi umasiki koko yunze ubumwe mbere yuko ajya Lorenzo ajya kuyobora Union Africaine yari afite ibikorwa bikomeye cyane bijyanye no guhuza abakongomani n'abanyarwanda. Kuvuga ngo u Rwanda na Kongo mu cyo bitaga arya twabitangukije nuza Doha amasezerano ya Rwanda yahuzaga ibihugu bibiri. Yarabigeze kure cyari byanarangiye. Kisekedi ni arabidobye arangije ajya kumuvuganira ati rwose uriya mugabo nubwo atashizwe ku rupapuro rw'abantu bitwaye neza ni umugabo mwiza cyane. Ariko hagiriye muri Union Africaine bigaragara ko nta kintu yakoze. Twavuga ko yakoze ikintu kintu gifatikanye mbona yakoze kiheze. Habaye ibitero by'abajihadiste byinshi nta decision wenda yafasheho ngo avuga ati wenda Union Africaine mariri mu mazi abira nta kintu cyo kuyitabara gishyirwa mu gutabaza ahubwo Union Européenne. Yego. Nta kintu mu byukuri kigaragara. Cyembona Union Africaine. Yego. Ni izina gusa nta kintu imaze. Ni izina gusa. Twateganya se ko ndashimiye we yakora au contraire. Akure kandi nkubwira nafunze umupaka. Ubundi twe turifuza yuko imipaka n'ubundi yavaho. Yego. Twifuza Afrika itagira imipaka. Ariko tuyobowe n'umuperezida none tugiye kuyobora n'umuperezida ufunga imipaka. Ishyiraho inkota. Yego. Usubwo ngubwo azamara iki? Azamara iki? Ko twakwitega ko Afrika akagombye kuba mu muryango umwe bw'Uburayi, aho uva mu Bubiligi ukajya mu Faransa. Ubundi ngo ushaka kuva mu Faransa ujya mu Budage ukamenya ko wageze mu Budage kubera ibyapa. Bamwe bavuga yuko u Rwanda ruhuye n'ishyano kubera ko Afrika igiye kuyoborwa n'umuperezida utumvikana n'u Rwanda. Ngiye mbona nta kintu n'ubusanzwe nta kintu zahindura. Imyanzuro kuvuga ngo yafatira imyanzuro s'u Rwanda yihese. Nta kintu mbona zahinduraho. Ahubwo wenda ndayishimiye dushobora kumubona afungura umupaka. Dushobora kumubona yumvikana n'u Rwanda. Kuko nicyo bivuze kuba president Union Africaine. Ntabwo afite gusa ikibazo n'ibihugu nk'u Rwanda, ariko afite n'ikibazo n'imitwe. Imitwe AFCM turabafitanye ikibazo. Iki cyatumye banatangira gutekerezwa ko bashinjwa gukora genocide y'abanyamurenge. Ubu se twatwizera ko muri iki gihe agiye kuba umuperezida wa Union Africaine wenda yatanga urugero akava muri ibyo bintu. Ngiye ko mibona kubera yuko uwo yaje kurwanya ari kumvikana na leta. Yego. Nta kintu rero yakagombye kuba maramo hariye. Ikindi urabizi ko Union Africaine iri muri iriya deal ya Doha. Yego. Ni ibigaragara ko ndayishimiye shondi yari Kinshasa n'uwamenye icyari kimujyanye, ariko no gutekereza uburyo yava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adasebye. Ni bimwe mu bigomba kumuranga muri nabyo ni bimwe mu bigomba kumuranga ku buryo nge nekereza ko ukwa kabiri gushaka kugera ahubwo yavuyemo uku kwezi kwa kabiri. Harya sibwo azatangira ya ni ukuvuga ngo ati reka ntangire akazi kanjye ndi santage ndi clear ndi clean. Yego. Ari ikintu nekereza ashobora kugeza mu kwa kabiri n'umupaka ufunguye w'u Rwanda. Yego. Kuko baraganira
aba bantu baraganira ahantu ngiye impamvu ndimo kubona sinye mu Rwanda sigaba inama mpuzamahanga zihuza abasirikare Burundi bukohereza uko abasirikare babo bakaza n'ejo bundi iyi nama yahuzaga abakuru bayoboye amashuri nabo baraje n'ubushize bari baje ku ngabo zirwanira ku butaka abagabo b'ingabo zirwanira bigaragaza ko rero umubano atari mubi cyane nkuko twawutekereza ntabwo bimeze nka mbere nubwo ubona bicwekereye yari diplomasi silencieuse ariko baraganira wabonye umusirikare w'u Rwanda wambutse umupaka akaragarurwa ntabwo bamufashe nabi bamweretse itangazamakuru ariko barongeye bamuha iki bamuha u Rwanda ubona ko diplomasi irimo irakora ngiye ku buryo mfite icyizere ko bishobora kugeza mu kwa kabiri perezida yavuye ku ingabo muri Kongo ndetse yanumvikanye n'u Rwanda yego reka tuye muri Kongo Kinshasa muri Kongo Kinshasa ahavugwa itorwa ihererekanyabubasha hagati ya Lorenzo na Felix Antoine Tshisekedi mu buyobozi bwa CIRGL konferanse y'ibihugu byo mu biyaga bigari ariko n'abanyarwanda rutaritabira ari inama yabereye he Kinshasa ntabwo Rwanda ntabwo rwari kwitabira kubera ko ntabwo rwaba rwizeye umutekano w'abantu bagiyeyo ibyo byo Kongo irazwi muri ubwo buryo yuko ntabwo ifite ubwo bupfura ntabwo wabwizera 100%. ntabwo Rwanda rwitabiriye bamwe rero bavuga ko gutorwa kwa Tshisekedi ari inkoni ikomeye ngo izakubitwa u Rwanda abantu batekereza kubera ko hari ibyemezo bishobora gufatirwa muri iyo imiryango ubona nta mbaraga bifite Abda ni nkuriya muryango u Rwanda rwavuyemo wa Afurika yo hagati nabonye se ko harimo influence cyane cyane za Kinshasa none se byabujije u Rwanda kuba u Rwanda no kuvuga ngo ino miryango nta kintu gihambaye yakora ku Rwanda bivuga ko biramutse bigaragaye ko harimo influence y'imiyoborere ya Tshisekedi u Rwanda nabwo rwavuga ruti mugumana ibyanyu rwabivamo twahita turubona nko kura rwavuye mu ntuzi muri nuza ya Central Africa ariko nanone n'ubundi niba inama niba umuntu ari kuyobora inama nyinshi ziba zifite chance yuko zibera mu gihugu cyawe siko birameze nk'ingiyi nyine umva ko yabirariye ntabwo hazabura n'indi izabaho urumva si ugomba ko u Rwanda kutaboneka mu nama kubera gusa ko uyobora igihugu uyobora iyo nama ari perezida w'igihugu mutumvikana neza cyangwa udafitemo umutekano niyo mpamvu nyine ubona batagiyeyo urumva icyo gihe cyose cy'uwo mwaka azayiyobora manda saba ari umwaka yego n'umwaka icyo gihe cyose simbona kereka wenda ibi bintu bya Washington igihe bizaba byaramaze gucamo barongeye kumvikana muri politike birashoboka ko abantu bari abanzi bashobora kongera guhinduka abakunzi wenda reka tubyitege ariko njye simbona ino miryango ikintu kinini u Rwanda ruyikuramo njye narakibuze nta kibonamo nta kintu mbona ubuse wava ku East Africa tumariye iki bahora bahanganye abantu ba members za East Africa nta arafunga umupaka nta faranga rimwe nta mupaka nta circulation transport cyangwa nta bucuruzi barablock imanda gari ya moshi amataxi ari kuyongera wambwira ko East Africa imaze iki kuvuga ngo tuyirimo gusa ngo uratanga umusaruro imariye iki abaturage je nta kintu mbona abantu barimo bafite amashyara ati nta muhanda wa gari ya moshi tuguha yego kandi u Rwanda ruvuga twego dukeneye kugera ku nyanja dukeneye kugera ku nyanja amafaranga yarabonetse abandi bakabroka bavuga ko iyo miryango simariye icyo Rwanda urebye ibihugu dufite bibiri nibyo byakagombye kuduhereza access ku nyanja kuko Kongo Kinshasa ntibyashoboka kuko iri kure cyane ariko ukabona ibyo bihugu ukabona ari byo bihugu biblock kandi byose byakunguka ariko atu Rwanda nirwunguka tuzarukizwa n'iki turimo kwirukanka none tuyigejeje ku nyanja twarukizwa n'iki nawe nyumvira iyo myumvire ubu ngubu ruri gukira utaragera ku nyanja ahubwo nge mbona rimwe u Rwanda tuzarubona muri Afrique de l'Ouest muri CEDEAO rwasimbutse se tuzajya muri CEDEAO rimwe tuzabona u Rwanda rwemeje kujya muri CEDEAO kandi rutari muri West ariko ni ibintu bisanzwe ngira ngo ibihugu biremererwa iyo nubwo byaba bitaba birimo
biremererwa sinzi amategeko yayo ariko pourquoi se niyo byaba bitemewe bitahindura kuko na Kongo kwitwa East Africa ntabwo ari byo botane ko tubona harimo ngo iri muri East Africa yakagombye kuba uri muri West botane na bihugu by'Iburayi se birimo n'ibyo muri Amerika ya ruguru yego byibuze ubona ko CEDEAO ipfa kugira imbaraga bafite ifaranga rimwe nubwo hari gitango ni risefa ngo ricungwa n'Ubufaransa ariko nta kibazo umuturage ibyo ntabwo abireba umuturage we ntabwo ashaka kuvunjisha arava Senegal akajya wowe ntabwo wigeze wiga ntabwo wigeze ukina umupira nawe ukinnye ndi umwana hari ibintu byitwa ngo kombinezo ukabona abantu abakinnyi bahuza kombinezo ya Ndayishimiye muri Union Africaine na Felix Antoine Tshisekedi mu biyaga bigari yabyara iki guhuza kwabo bantu babiri ikintu mbona izabyara no gusubiza inyuma n'ikitari kiriho kitari kiriho cyasubira inyuma gute kitariho ahubwo ibyari bitangiye kugerwaho no byasubira inyuma ni ukuvuga ngo ndabona Perezida Kagame amareforme yakoze ahambaye kuri Union Africaine ari kugenda yibagirana hari kubakwa kuko niba umuntu ejo nabonaga indege Rwanda ivanye ibicuruzwa n'ibijyanye muri Ghana bavuga ngo nta n'igiciro na kimwe biri busore yego kubera rya soko rimwe Kagame yashyizeho simbona rero reforme Ndayishimiye azazana nawe atazaniwe ashobora kuzana ibyerekeranye n'imigenderanire gusa wenda ikintu ushaka kuvuga imigenderanire n'u Rwanda ishobora kongera kuba myiza ibyo byo ashobora kuvuga ati kuyobora Union Africaine imeranye nabi n'u Rwanda ntabwo ari ibintu bifatika ikibazo cyo muri Kongo ashobora kugikemura akavayo akivirayo ariko simbona ibintu bihambaye ngo Tshisekedi na Ndayishimiye bazakorera Union Africaine muri rusange ntabyo mbona waba utakora reforme iwawe ukazajya gukora reforme ibihugu 54 ntabwo byashoboye rwose reka tumureke kwa Tshisekedi turi muri fete kwa Tshisekedi fete ya nuza ya feuille de route yarayisinywe ibintu bemeranyijwemo nabonye refu yakubiyemo mu bice bitatu harimo kugarura ubutegetsi bwite bwa leta mu bice AFC/M23 ikontorora harimo guhagarika intambara yego yes ndetse harimo no kuzashyiraho mekanizme izagenzura ibyo byose uburyo bizakorwa harimo n'amakarindiriye n'uburyo bashobora kwemerera ibintu gutangira kongera gukorwa harimo amabanke harimo gufungura ikigo cy'indege cya Goma hari gufungura ibindi bikorwa remezo urumva harimo kwemerera circulation y'abaturage ibyo ngibyo nge navuga ko ari insinzi wahoze mbaza utise nibande batsinze bose batsinze kuko na mahoro atsinze ariko ubona ko Kinshasa yashakaga ko yagarura autorite mu bice yahoranye ku buryo budasubirwaho bwirukanye hirukanywe abari bahari ni ibintu biyemeje kuzaganiraho kandi nanone ukabona ko harimo cocktail AFC/M23 yasabaga ya federalisme urabona ko harimo akantu kumvikana kaganisha kuri federalisme yes kuko biyemeje ko byazaba mu buryo buri progressive bitirengagije ubunini bw'igihugu bitirengagije diversité y'abaturage bagere nkavuga ni bose batsinze ari byo M23 yifuzaga bayibihaye ari byo AFC yifuzaga bayibihaye ubwo asigaye bihaye ibyumweru bibiri kubyumvikanaho ibyumweru bibiri tukazaba none amasezerano ya Burundi yego kandi babonye ko biyemeje yuko iyi feuille de route yunganira amasezerano ya Washington nabonye Boros yatangaje ati mu gihe cyavuba Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi barahurira Washington yego gusinya amasezerano y'ubukungu bavuga se ko Perezida Kagame arangije deal na Doha se buriya na Doha burayanganyira none se nibuka ko Kagame ko rwose kamwereka uburyo arangije deal uburyo bimurebaho nibuka ko ku masezerano ya nuza ya Rwanda mu biganiro bya Rwanda u Rwanda rwo rwasabye ko M23 igomba kuganira na Kinshasa igomba kuganira na M23 nibuka ko Tshisekedi ari biri mu bintu yanse
icyo gihe bigatuma atajya no gusinya yego ariko ubu ngubu byibuze ko babonetse iyi feuille de route cya kibazo bahoraga batwerera u Rwanda se urumva diri itarangiye abantu benshi bavuga uzongera kuvuga ngo abo bantu n'abanyarwanda kandi mwasinyanye abantu benshi cyane cyane abakongomani bagiye bagaragaza yuko Felix Antoine Tshisekedi yasabye ko basinye kugira ngo abone invitation ya Maison Blanche ngo buriya mu ahantu hose yaragiye hose ariko Maison Blanche ntabwo yigeze abona invitation yarayibonye kandi azahurira na His Excellency umenye rya juru yavugaga no kuvuga ngo igihe cyose yabayeho president yashikoze uko ashoboye kugira ngo ajye muri Maison Blanche yakoze lobbying biranga ubu yagiye guhura na His Excellency wo hariya kuhajya se nta kintu gitangaje kirimo so bwa mbere agiye muri White House icya kabiri Trump yavuze ko mu president wa Afrika yemera ari Kagame ko ibikorwa by'indashyikirwa yakoze rero ko Trump atajya ry'iminwa ubwo rero reka tuzabarebe Washington izaba ari diru izaba ari ikintu kabisa twese dutegereje abantu dusesengura kuri politike ya Kongo urabatekereza gute bavuga ko bishoboka ku itariki ya 21 cyangwa se 23 imwe muri izo ngizo cya kiganza yasabaga zakibona c'est vrai akazagihabwa na Trump akaba ari bubwira ati muhana ikiganza ahubwo ko bazagihana wumirwe politike hari abazaseka na muzitsa uyibone bazahoberana bazahana ikiganza ubundi Trump yikomaga ku gatuza ati murambaza iki diru sinyirangije gusa sinyirangije diru ntitwabura no guteganya ko mu kujya kwiga protocole zindi esheshatu bavuze uburyo imwe ku yindi hari zimwe zizajya zinanirana bisabe ko wongera gusubira mu birashoboka ntabwo izino z'ingingo esheshatu ariko nka 80% bazabyumvikana kuko icyo leta yifuzaga nuko igaruka mu bice ku magambo ya Benjamin Mbonimpa we agaragaza ko mu by'ukuri ashobora kuba hakiri kare gutekereza ko aferi yarangiye ibyo nawe niko bitekereza nivyo kubera ko iki ni igice cya kimwe mu bintu bigize amasezerano ya Burundi azasohoka yego biriya byose basinyiye zirangingo 8 ntabwo bavuze ko bazemeranyijweho ubu rero nibwo bagiye kujya noneho kuri tere kuzigaho federalisme ejo hazaza AFC hazaba hameze hati bakabyigaho autorité kugaruka izatwara igihe kingana gute bakabyigaho ibyo byose byo tugiye kurira muri ibyumweru bibiri ariko urabona ko Washington ashaka gutumira aba president byibuze hari ikintu kivuye ido icyo ngicyo cyabonetse ariko ntago kibonetse kiri full nawe kiri full turakirindira nyuma y'ibyumweru bibiri yego wumvise Benjamin Mbonimpa we icyo yasobanuraga ko nta kintu kirahinduka kuri tere kuri tere birakuma ko hakundi yego ariko sinibwira ko yavuga ati ko nabo bagiye gushoza intambara aho ya kuvuga ngo hari ibyo bumvikanyemo seserefe se byavuga ngo bazayigaho mu byumweru bibiri reka urumva yego no kuvuga ngo hari ibintu bagiye bumvikanaho nko guhagarika intambara wabonye ko bavuze ko bagomba kujyaho mekanizme zigomba gucunga ibyo bintu urumva ubwo rero ibyo Mbonimpa yavuze ni ibintu byigaragaza nous venons de signer un accord cadre de Doha. tumaze gusinya cadre ya amasezerano ya Doha le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Cet accord que nous venons de signer contient 8 protocoles reka tuvuge muri make englobe les causes profondes des conflits et icyiza bavuga muri iyi cadre nuko mu by'ukuri ingingo 08 bavuze zigize ibibazo zivumbura ibibazo mu muzi kuko ngo zirareba ntabwo zivuga ngo gusa ngo tugiye kugira amasezerano yo guca hejuru ahubwo bashaka kugira ngo bakemure ikibazo mu mizi ku buryo kitazongera kugaruka buriya na bya bindi bijyanye n'inzangano hagati y'amoko bikava basagirebera yego urebye n'ibyo ngibyo yego antorota nubwo turi muri fete ijyanye na Doha dutegereza wenda ko izagenda mu ijoro ryakeye none ziracyakomeza mu ijoro ryakeye drone zarashe nanone zigosoye mu minembwe
izi drone zizagarukira hehe? Izi drone ubwo tugiye kureba ibyumweru bibiri. Giye n'iki kintu ngiye kureba. Niba ubwo Kinshasa nikomeza guterana amadrone zatuba kabayicwende n'ikoga. Mu bice cya Sud Kivu ahantu bitwa za Fizi. No kuvuga ngo naho hatewe rwose samedi ejo hatwa mu village ya Mikenke muri territoire ya Fizi aussi a été frappé par le bombardement de drones en provenance du Burundi. Babyumvise? No biri kuva ko wa mugabo ugiye kuyobora Union Africaine. Gusa ubwo urumva si bimwe navugaga. Na kajagari. Cyangwa ngo basezeraga. Basezeraga ati ewana. Reka dusezere. Kuko mu isiri imbere bizaba byahagaze. Yego. Ibyo byose reka tubikizere turebe. Ibindi turacamo ku buryo bugize ni amashusho yagaragaye hanze y'abantu baguye mu cyo bita mu Kirombe. Yego ahantu bita Ikawama muri ville ya Kolwezi. Bapfuye. Abapfuye abantu mibare yasohotse mbere yagaragazaga abantu 70 bapfuye kandi abandi bakiri gushakira. Ese ni Kirombe cyabagwiriye? Yego. Ni Kirombe cyabagwiriye. Abantu benshi rero ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ibyo biromba kenshi ari bya famille présidentielle. Kuko Kolwezi iyoborwa ahantu bitwa Luaraba, hayoborwa n'umudamu witwa Fifi Masuka. Akaba ari umucuti cyane wa famille présidentielle. Ku buryo ngo bashyiramo abantu bacukura kandi bagacukura mu buryo butari buri artisanal, butita kuri sécurité y'abacukuzi. Bavuga ko rero abantu bashobora kurenga 100 baguye muri ibyo birombe. Icyo twakora no kwifuriza imiryango yabo yabuze ababo kugira kwihangana. Hari ikindi se twakongeraho ari ibyo ngibyo. Ndumva twavuga ibyo. Yego. Ubwo icyo twakora no kubwira abadukurikira none bakajya kuri Bwiza, haba harimo amakuru yandi agenda yiyongera, bakakomeza bagakora subscribe, bagakora like ndetse na share. Okay. Sawa umunsi mwiza.